twabihuza no kuba umuntu afite karande. Ubundi nanone abantu bajye bagaruka nibajya kuvuga ijambo karande. Ubundi ijambo karande ni iki? Wenda reka ngaruke, hari abantu bashobora kuba babaho yibaza atari ko se ugasanga hari nabo yasetse ngo iriya ni karande kandi nawe ubwo afite karande, ahubwo adafite ibimenyetso bimwereka yuko afite karande. Ibyo bimenyetso rero ni ibihe? Ubundi ngira ibimenyetso 10 byereka umuntu ko afite karande. Sinzi niba byose ndaza kubivuga. Mvugamo. Ikimenyetso cya mbere kikwereka yuko ufite karande, ikimenyetso cya 6 ni inzozi urota. Ese waba wifuza ahantu heza ho gukorera ubukwe ababutashye bose bagasigara basiganuza? Aha nta handi ni kuri Makita Tent Design. Kuri Makita Tent Design tugufitiye tente ngari nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa se ibindi birori. Tugukorera amahema yo gutwikira imodoka cyangwa se gukoresha muri business zawe. Si ibyo gusa kandi turanayakodesha mukayagarura ku giciro gitoya kinogeye buri umwe wese. Makita Tent Design iherereye Kimironko munsi gato ya Beka. Ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho Makita Tent Design. Makita Tent tuzani byishimo mu birori byose tuba. Turagushimiye wowe udukurikira umunsi ku munsi. Turakwifuriza umugisha w'Imana, amahoro n'amahirwe, imbaraga zikomeye z'Imana n'umugisha w'Imana bize kubana nawe wowe udukurikira umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Tugusabe ngo ukora subscribe, ukore like na share na comment, kandi urabugize neza. Inkunga ikomeye uraba uyiduteye. Imbaraga zikomeye z'Imana rero zikomeho iminsi yose. Nyuma ya kamera muri kumwe na Reverend Pasteur Nshimiyimana Jean Marie Vianney, ariko imbere ya kamera turi kumwe na Ngoboka Miriam. Amahoro y'Imana kuri twese. Pastor, umeze ute se? Ndashima Yesu. Nyagasani arakurinze. Kwa ndinze neza. Umaze iminsi baravuze sinzano wari waraburi. Ariko rero nari mpari, ahubwo biterwa naho twahuriraga, cyangwa ni mabaga sha yagutumye. Oya, nago yankanze cyane ko ndi mu rukingo rwa Kristo. Ikindi cya kabiri gerageza kwirinda, kugira isuku, gusaba ibyo minisante idusaba. Ntago mabaga yigeze intero. Cyakinyagwa kumba na kiguruka harira. Ariko byari byarahanuwe. Niza abantu bajya babyemera kubyo tubabwira ukuri. Byari byarahanuwe. Abivuga wabango n'ibyo abahanuzi, ngo abahanuzi b'ibinyoma, ngo bakuri YouTube. Ahubwo bajye bashima Imana. Zimavuga ngo bajye bashima Imana. Abahanuzi barahanura, abizera bagasenga. Yego. Ibi bintu biza ko bitarasengewe byari gufata intera irenze. Ariko reka ngwire aho bigeze kirimo kugenda gipfuba nacyo. Buri munsi bari kugaragaza umubare w'abakize, ni ikimenyetso kigaragaza. Aya kiri gupfuba cyanapfubye cyarangiye. Kiragiye cyo kanyagwa ikigende cyari kiduteye ubwoba. Reka dusenge Imana hanyuma tugaruke. Uyu munsi ndashaka ngo uze kutubwira mu bintu bijyanye n'umuntu washobora kuba asenga Imana agahura n'ibibazo bikomeye bigiye bitandukanye. Yego. Ariko reka dusenge. Yego. Reka ngiye ngusengera Imana. Urakoze. Nyagasani Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye ko uri Imana ifite imbaraga. Turagushimiye ko uri umutabazi wacu bwite, uri umunyamaboko magari, uri umunyembaraga nyinshi. Ubuntu bwawe n'amahoro bize kubana natwe. Turakweretse ikiganiro tugiye kwinjiramo kugira ngo imbaraga zawe zikibonekemo, kandi ubutware n'ubushobozi bw'Uwiteka bikizeho ubwa Kristo umwami wacu. Amen. Gaboka karame. Nkuko twatanye tuvuga byo gusenga, abantu basengera iriya mabaga, basenga kugira ngo Imana itabare isi. Wowe mu gusenga iyo wumva gusenga wumva iki? Ubundi gusenga icya mbere, wenda reka manze nsobanure isengesho rigirwa n'ibice bitatu. Bya bice numara kubyumva urahita umenya icyo gusenga ari icyo ari cyo. Icya mbere ni ugushima Imana. Gushima Imana ni ukumanza ukibuka ineza y'Imana, iby'Imana yakoze, warangiza ukayishima. Yego. Kabiri ni ukwatura ibyaha.
muri make ubwo ni ukwihana. yego. hanyuma iyo umajije kwihana urasaba. hasaba ndi hasaba umuntu ufite kwizera. yego. wamara gusaba rero uhita wizera yuko ibyo wasabye wabibonye cyangwa se wabihawe. niyo mpamvu na Yesu yigeze ajya kuzura Lazaro yaravuze ngo data wa twese nsanzwe nzi neza yuko unyumva ariko ibi mbikoze ku bw'abantu bari hano bangose ngo bizere yuko ari weho wantumye. mbese gusenga kwiwe ni ikimenyetso kigaragaza asanzwe abizi neza, asanzwe ari konegite, asanzwe afitanye ubumwe n'Imana. niyo mpamvu muri rya sengesho ryiwe rero yavuze ati nsanzwe mbizi. kandi arangije gusenga Yesu avuga ati Lazaro sohoka, nk'ikimenyetso n'ubundi kigaragaza yuko ibyo yasenze yarabyizeye. yego. aha. hanyuma kenshi hari igihe umuntu ashobora gusenga rimwe na rimwe agatinda gusubizwa, akibaza ngo ese ntabwo nasenze ko mbona nsenga ariko wajya ngo Imana yumva. yakora iki? uragira uti hari igihe umuntu asenga ariko agatinda gusubizwa, rimwe na rimwe bikanatuma aniheba. reka nkwibutse iri jambo riri mu gitabo cyo Kuva. Mose yazamutse umusozi yagiye kuvugana n'Imana, hanyuma ngo amarayo iminsi. Abisiraheli babonye atinze babwira Mose, babwira Aroni, baravuga ati rero ntabwo tuzi icyo Mose wajyaga tuvuganira n'Imana, ntabwo tuzi icyo yabaye, reka twiremere iyindi mana. barayirema. Aroni aravuga ati muzane imikufi yo ku matwi n'amaherena byose mubizane n'ibikomo byose mubizane. Ikigaragaza ko bari bafite na byinshi, ngo yarabiyagije akoramo ikimasa kinini. urumva kuba bikitwa ikimasa tumenya ngo ni kinini. bari bafite na byinshi. arangije ngo Mose ari kumanuka avuye kuvugana n'Imana, yarazanye ibisate biriho amategeko y'Imana, ngo akibikubita agiye kumva yumva urusaku ngo bari guserebura, bari muri serebura, bari gusereburira Imana bakoze. yego. azabiranwa n'uburakari akubita bya bisate by'amabuye hasi. sindaza kuvuga umuvumo byakururiye Abisiraheli, uri kumva. ntabwo ndaza kuhatinda. hanyuma kuba Imana wayisenza ariko ugatinda gusubizwa ntabwo ari ikimenyetso cy'uko itakumvisha, nta nubwo ari n'ikimenyetso cy'uko itazagusubiza, nta nubwo ari n'ikimenyetso cy'uko Imana yakwimye ibyo wayisabye. yego. oya. Sirasireri byaravuga ngo ibya Yesu ni ku murongo. wenda kugira ngo ubyumve neza kuvuga ngo ibya Yesu ni ku murongo, uribuka Yesu arimo yigisha, ntabwo nibuka agace ari kwigishirizamo, ariko intumwa iva kwa Mariya na Marita irazira mubwira ngo ibwira Yesu ngo Lazaro ukunda arapfuye, ararwaye. Yesu ako kanya ntabwo yahise ahaguruka, yari arigariraye. Yesu urakoze, yari arigariraye. ntabwo yahise agenda ngo ajye kuzura Lazaro kumukiza. oya, yarabyihore. nihe mpamvu atahise ajyayo? nuko yari afite akandi kazi, yanashaka kugira ngo izina ry'Uwiteka rize kugaragara nyuma. hari igihe rero abantu batekereza ngo tuvuge nkanjye ndakodesha, nkatekereza ko ubwo nsenze nsaba inzu irabyuka mu gitondo, irabyuka impinzu mu gitondo. hari abandi bantu iri guha inzu, iri kwitaho. kandi gutinda kuyimpa muri make nicyo cyubahiro cyayo. Jehova Jire niko yigeze kuririmba, avuga ngo ishobora gukinga kandi igakingura, avuga ngo nibwo bumana bwayo. yego. hanyuma kuba yatinze kugeraho rero itakumvishe wapfa ako kanya, ariko kuba ugihari, kuba ugihumeka, nibwo bumana, nicyo kimenyetso kigaragaza ko yakumvishe. kandi ni nabwo bumana bwayo. twabihuza no kuba umuntu afite karande. ubundi nanone abantu bajya bagaruka nibajya kuvuga ijambo karande. ubundi ijambo karande ni iki? ijambo karande, ubundi ijambo karande
ni uruhurirane uri kumva rw'imyuka y'Imana ba sogokuruza bakoreye imana zabo wowe ntushaka kuvuga imana yabo imana yabo kubera iki ubu ntureba nk'abana bawe ubu hari ibintu bitazabageraho kubera imana yawe kubera imana yanjye ubu tuvugana none wa wundi uri kujya kuraguza hari ibintu abana be bizabageraho kubera imana ye yego hanyuma uru ruhurirane rero rw'iyi myuka niyo iza ikatwizingiraho buriya tujya tugira n'ikibazo cy'uko abantu basenga ariko ntibamenye icyo basengera ushobora kumbaza uti gute rero nyine ugasanga nk'umuntu ni urugero afite nk'inyatsi akajya gusenga abwira Imana ngo ndashaka amafaranga kandi azi ko neza inyatsi yaramwishe kandi azi ko afite inyatsi ashobora kuba atabizi ariko ubuse uragira ngo nze kuguha n'ibimenyetso bigaragaza yuko ufite inyatsi rwose ahubwo mu bimenyetso bigaragaza karande cyangwa inyatsi kubera ko umuntu ashobora gusenga ariko atabizi ko abifite cyangwa afite karande hanyuma ushobora kujya gusenga ukabwira Imana ngo Mana nyubakira urugo uzi icyiza cy'Imana kubwira ngo ndarukubakiye zagukorera n'ubukwe uri umukobwa ugahita uvuga uti Mana ndashaka umugabo uri kumva igahita ikubwira ati umugabo ndamuguhaye umugabo ikamuguha ako kanya unameze nk'uko wayisabye mwiza muremure w'amataye w'igikara w'ibituza impamvu uvuze w'igikara ngo ni uko bakunda abagabo b'ibikara ariko biterwa n'uko umuntu akunda yego ariko wamara gushaka mwamara n'umwaka umwe cyangwa ibiri mugahita mukora divorce utangira kuvuga ngo Mana ngo none se ngo urugo ngo siweho ngo warwubatse wasabye umugabo ntiwigeze usaba kuramba mu rugo akaba ariyo mpamvu ni nayo muri no misi nturi kubona abarokore nabo bakora divorce babaye benshi cyane benshi kwibaza ngo ni iyihe mpamvu abarokore bakoze divorce kandi ari abarokore wibarenganya umuntu yagiye hari yasaba Imana umugabo ariko ntiyasaba kuramba ariko ntiyasaba urugo aka kantu niho wigeze kukigisha uravuga ngo umukobwa asenga ashaka umugabo Imana ikamuha umugabo yagera mu rugo ntabyare ubwo yagiye kanyarira ahiri ku bukobwa agasubira akajya guhirika n'ubugumba akabyara yavayo yabyara ubwo inda zikajyamo umufiririzo akajya guhirika nanone guhagarika ngo gufunga yego yavayo agasanga n'abo yabyaye nta bushobozi bwo kubarera afite agasubirayo uyu muntu uzi uyu muntu ikintu yakoze ikosa yakoze hari isengesho yasenze isengesho ry'ibyo arebesha amaso ariko ntiyasenga isengesho rizamuhesha byose isengesho rimurenze ibyo arebesha amaso ndumva iki kintu uraza kucyumva yego ndi kucyumva ubu ntureba abana bawe reka mvuga abo nshobora kuba nibuka ashobora kuba afite nk'imyaka 13 wo nibuka wa muhungu yego ni nako biba afite 13 yego buriya nk'umuhanga ari gusengera umugore azashaka ubu ngubu ubu afite 13 yego ubu nibwo wakagombye gusengera umukobwa azashaka ni iyihe mpamvu ugomba kumusengera ubu ngubu ugomba kumusengera icyambere akagira ubwenge bwo mu ishuri oya nabo wa mugani wawe abantu kwiye kujya banatekereza icyo umuntu azaba cyo atanya agitegura hakiri kare nk'umwe kuva ari mu wa gatatu primaire kandi bose behaye intego umwe yaravuze kavuga umwe yaravuze ngo nzaba umuganga nzaba umuganga arabizi n'ubu segondari yagezemo ariko azi ko azaba umuganga ubagomba kwiga amasiyansi undi yaravuze ati ngewe nzaba umupilote ubaziga imibare
kandi no ku mibare aba ari focus yayo, kuko azi ko ariho indege n'indege zanyura. So rero dukwiye gusenga ariko dusengera ikintu kirambye. Yego. Niho nari mbikomoye. Ubundi twebwe ntitugomba gusengera ibyo turebesha amaso, ahubwo tugomba gusengera ibirenze ibyo tubonesha amaso. Wenda reka ngaruke, hari abantu bashobora kuba babaho yibaza atari ko se, ugasanga hari n'abo yasetse ngo iriya ni karande, kandi nawe ubwo afite karande, ahubwo adafite ibimenyetso bimwereka yuko afite karande. Ibyo bimenyetso rero ni ibihe? Ubundi ngira ibimenyetso 10 byereka umuntu ko afite karande. Sinzi niba byose ndaza kubivuga, mvugamo bikeya we, ariko reka mvugemo bikeya. Icyambere, nibaza kubona ari sawa bazatwandikire muri commentaire, nibisigaye tubivuge. Ikimenyetso cya mbere kikwereka yuko ufite karande. Ariko pastor, uzi ko umuntu ufite karande atazajya mu ijuru? Ntabwo yajya yatese. Dore ikimenyetso cya mbere kikwereka ko ufite karande rero, ni uko ukora ibyaha umuryango w'iwanyu wamye ukora. Ugasanga uvutse mu muryango w'abasambanyi. Uri kumva? Niba uvutse mu muryango w'abasambanyi, ubwo ntiwirirwe ushakisha, senga Imana igukureho umwuka w'ubusambanyi. Uwo mwuka w'ubusambanyi ukuveho burundu. Kugira ngo ubyemere, reba ejo bundi Dawidi avuke mu mwuka w'ubusambanyi, anakuze yaranabimenye nawe ubwe. Avuga ngo mu byaha nimwo mama yambyariye. Agiye gushaka, arakuze nawe ahise ajya mu byaha by'ubusambanyi, abarongoye nde? Betisheba. Uri kumva? Umugore wa Uriya. Uri kumva? Yego. Umva noneho ukuntu karande hisi kururamo iyindi karande. Hahise hazamo ejo bundi barakuze, Abusalomu Tamari afashwe ku ngufu na Amunoni na musaza we. Uwitwa Abusalomu ati ibi ngibi ni danje, ngomba kwica. Ahita yica nde? Amunoni. Abaramurangije. Uri kumva? Abahajemo n'urupfu. Ibyo rero ni ikimenyetso cya mbere. Ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko ufite karande. Reka nongere ahangaha, nongere ntangeho nk'urugero. Uzarebe nk'umwana wavutse muri bwa buryo bwo kwa Nyirarukundo na Rukundo, kugira ngo azashake nawe atabyariyeyo, ntabwo bipfa koroha. Ariko hagiye atabyarirayo. Nanjye ndavuze ngo kugira ngo azapfe gushaka atabyariyeyo biragoye. Yego. Kandi burya niyo ashatse atabyariyeyo, karande ukuntu ari mbi, uwo azabyara azabyarirayo. Yego. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ikimenyetso cya kabiri cyakwereka yuko ufite karande ni uruzerero. Uru ruzerero rero rubamo uburyo bubiri. Uzi ko burya no kuba uyu munsi tuvuge no kuba ukora muri kampani imwe ukayikoramo amezi 2, ugahita ujya mu yindi kampani ukayikoramo ukwezi kumwe, ugahita ujya mu yindi kampani. Uri kumva? Muri make ugasanga mu myaka 5 umaze ufite akazi, uzereye nk'ahantu 5 cyangwa 7 cyangwa 3. Uru ni uruzerero Satani yagushyizeho kugira ngo utazaba umuntu ukomeye, ejo bakakuzamura mu ntera. Muri make ntabwo Satani ashaka kukuzerereza, ashaka guhora aho ngaho kuri icyo cyiciro, kuri iyo level. Uruzerero rwa kabiri ni urwo mu ngo. Uyu munsi washatse umugabo, mwatandukanye. Ejo washatse undi, mwatandukanye. Ejo wagiye gushaka uwa gatatu. Nusubiza amaso inyuma, uzarebe mu muryango, uhita usanga sogokuru wawe, nyogokuru wawe, nyoko wanyu, nyogosenge, nyokorome, iso wanyu. Muri abo bantu harimo abantu nabo bagize gute? Bagiye basenya ingo bose. Yego. Iyo ni ya karande iyo yo gusenya.
uri kumva yego iyo uri umuntu umenya ubwenge na mbere ubu nk'abantu batarashaka ahangaha uba ugifite amahirwe menshi uti gute ubu ukirwana na karande yaho uvuka kwa papa na mama yego ntabwo wakarwanye na karande yo kwa sobukwe na nyokobukwe uzashaka rero iyo umenya ubwenge uhita wirukana uruzerero ukiri umukobwa ukajya mu mwanya wo gusenga ukajya mu mwanya wo ukirukana uruzerero utaragera muri urwo rugo ku buryo Imana iguhuza na wa muntu udafite uruzerero rwa ruzerero rudahari yego uri kumva ndabyumva ikimenyetso cya gatatu ubwaho hasobanuye rekane ngendere nigire ku cya gatatu ikimenyetso cya gatatu ni urupfu gupfusha yego haje umbwire ndabizi ushobora guhita umaze uti ko twese tuzapfa se cyangwa ntaho badapfa ariko hari urupfu rwa karande mu bantu bakoreye ibigirwamana wenda reka nitangire urugero iwacu nta kibazo reka bariho nitangire urugero hari ukuntu umwana yageraga nk'iminsi 8 cyangwa se igihe runaka wa mwana bakamufata bakamuca indasago yego ya maraso bakayafata bakajya kuyamurikira abakurambere umva amagambo bavugaga baravuga ngo tukuzaniye umwana wacu uzamurinda abarozi umurinde abagambanyi umurinde abicanyi natwe buri mwaka tuzajya tuguha amaraso aya maraso babaga bavuze ubutaha bagombaga kujya batanga intama ihene inkoko ibintu nk'ibyo hanyuma iyo rero umwaka washiraga ntibatange cya gitambo abadayimoni icya gitambo ubundi icyo guha abakurambere gisobanura iki ni ugushimisha ni ukwitura ni ugushimira abakurambere yego iyo bazaga rero iyo umwaka washiraga ntimutange cya gitambo bazaga kukiha bagahitaho bahitamo kimwe muri ibyo ubwo bazaga nke mu mukumbi kuko mwabaga mwarabemereye cyangwa se mu muryango cyangwa se umuntu ni nayo mpamvu buriya usanga akenshi se abantu bapfa umugenda oya ntabwo ariyo mpamvu bapfa umugenda dore ikimenyetso kikwereka ko mu muryango wanyu urupfu rubamo ari ikimenyetso cya karande nzi nk'umuryango umwe ni umuryango ufite ingo nyinshi rwose zirenga 20 yego habamo umwana umwe w'umuhungu ingo zirenga 20 habamo umwana umwe w'umuhungu abandi bose bagera ku myaka 35 bagapfa kandi igitsina gore bagira imyaka 100 ariko mu bahungu 35 none igishekeje bapfira igihe kimwe tariki 16 z'ukwa gatandatu bagapfa iyo badatwaye umuntu batwara ihene aha nta matungo aba agihari iyo bageze ku cyiciro cyo gutwara umuntu nta matungo aba agihari nibagira mu cyiciro cyo gutanga se umuntu akaba nk'umuntu wataye ubwenge ubwo mba mbuze ukuntu mbyita bananze kuvuga wenda ijambo rya sesereza umuntu ahangaha yo biterwa na bakurambere icyo bavuze bashobora kuba wenda baravuze ati abakurambere muzaturindira ibi n'ibi tuzabaha umuntu yego umugumane kumugumana rero ntabwo ari bumwice ahubwo baramuhindura zezenge niho ukunda gukoresha iryo zina ngo zezenge ntacyo katukoresha iryo baramuhindura ibitekerezo yego hanyuma ndagira ngo kandi uru rupfu rugaragaza yuko izi mpfu ari izikomoka kuri karande ujya ubona nk'umuntu uko atwaye inda ivamo yajya kwa muganga bakamubwira ati rero umugabo nta kibazo afite tunagisoze wenda mukanya yego urabona ndagira ngo wenda nkwereke nk'urupfu rugaragaza yuko ari karande ujya ubona yego
ujya ubona nk'umuntu ukumva ngo atwara inda zivamo ibintu nk'ibyo. Kandi yajya kwa muganga ugasanga baravuga ati amaraso yawe normal nta kibazo afite, bareba umugabo bagasanga nta kibazo afite ariko agatwara inda zivamo ugahita wibaza uti ibi byaba biterwa n'iki? Naho ni karande, kuko abadayimoni bageze kuri cya cyiciro cyo kuvuga ngo twebwe tuzajya tuza kwitwarira amaraso. Hari umuryango umwe, hari umugore umwe nzi amaje gupfusha abagabo 8. Murabana, uri kumva? Yego. Nyuma y'igihe runaka umugabo akaba arapfuye, undi akaba arapfuye. Ahangaha ni ukuvuga ngo uyu muntu baba baramuterekere, baramweretse abakurambere. Yego. Hanyuma ni ukuvuga ngo uje kubana nawe wese aza yivanga na ya maraso rero abakurambere bagahita baza bakagira gute? Bakayatwara. Bagahita bayatwara. Hari impfu, kuko impfu zose ntabwo ariko ari iza karande, ahubwo nagira ngo nkwereke ibimenyetso bigaragaza impfu ziba mu muryango w'iwanyu, inkomoko yazo. Hanyuma icya kane rero cyakwereka yuko uyu muntu afite karande. Naho ndaza kukwereka inkomoko yabyo. Ni ukutabyara. Ubwo hazamo no kudashaka, ariko reka mvuge kutabyara, kuko kudashaka nabwo bijya gusa nubwo atari bimwe. Kutabyara ni ukuvuga ngo mu muryango ukomokamo. Ubundi isomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva, igice cyawo cya 20 umurongo wa 5 n'uwa 6, haravuga ngo ntukabyikubita imbere, ntukabyubararire, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, nkora abana gukiranirwa kwa basi, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. 6, nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo bibihe ibihumbi. Ni ukuvuga ngo iyo umaje guhinduka icyaremwe gishya ukagera muri Kristo Yesu, ni ukuvuga ngo abagukomokaho bahabwa imbabazi kugeza ibihe ibihumbi. Haleluya. Hanyuma uku rero kutabyara ni cya gihe wa muryango ukomokamo cyangwa se uwo washatsemo haba barakoreye abadayimoni. Noneho hakaba tuvuga wenda ni urugero, wenda nitange nk'urugero, bakamurikira nk'abadayimoni. Bamurikira abadayimoni nkapfa ntashatse, nkapfa ntabyaye. Iyo mpfuye ntabyaye ni ukuvuga ngo ba bandi bakomoka muri wa muryango nkomokamo, hariho umuntu bizagiraho ingaruka, nawe byanga bikunze uzapfa atabyaye. Umwe muri bo. Bivuze ngo ntago njyewe iyo ngezeyo nkomeza kwicwa n'agahinda. Ka gahinda rero ka wa muntu wapfuye adakijijwe, aba yumva ashaka ko hari undi muntu uzapfa urupfu nawe nk'urwo yapfuye. Ikimenyetso cya 6 ni inzozi urota. Byakwereka ko ufite karande. Reka nkubaze pastor. Ndakumva. Ubu kugeza izi saha wari warota ibintu bikuniga? Ntago bose ndabirota rwose ho nyirishwe. Ibyo byararangiye kera. Kuva aho ukirijwe. Ibyo byavuyeho kera. Kuva aho ukirijwe. Kuva namaze kwakira Kristo Yesu. Wari warota uri mwirimbi? Ntago bibaho. Wari warota se umuntu wapfuye muri kuganira? Nibishoboka. Sindanamurota rwose. Rero ni ikimenyetso cy'uko watandukanye na karande. Ikimenyetso kigaragaza yuko rero ugifite karande ni ukurota guzizuzuza. Ni ukurota, ni cyagiye ujya kurota. Ese kutarota uruhinja ukarota nyogokuru? Se kutarota mwuka wera, kutarota abantu baririmba? Kwa cya kimenyetso kikwereka uri kurota nyogokuru, nyogosenge, matongo y'iwanyu, agatebe k'akanyarwanda. Wa mugani hari inzozi narota kabisa. Nk'ubu sinshobora kurota matongo y'iwacu. Waba harota? N'ukuri kw'Imana. Ntago waharota. Sinshobora kuharota. Sindana harota n'umunsi barimo. Kurota uri mwirimbi. Ko ndi mu irimbi.
undi kurota bapfuye nk'usuhuza urota inka iri kukwica, urota wapfuye yakuzaniye ibyo kurya, urota muri kuganira. Burya iyo uri kurota rero uri kuganira n'umuntu wapfuye, muba muri kugirana amasezerano. Iyo urose uri gusangira n'umuntu wapfuye, muba muri kugirana igihango. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko ufite iki? Karande. Ibimenyetso 6 turekera ibyo ngibyo. Bazagaruke batubwire ngo nibatubaye ibindi bine. Hanyuma ngoboka karame. Umuntu yakora iki kugira ngo iyi karande ayiveho? Nasomye ijambo ry'Imana. Yohana yigeze kwandika mu nzandiko yanditse, ndatekereza ari igice cya 2, andika ngo bakundwa, turi abana b'Imana. Uko tuzasa ni kwari kwerekana. Icyakora niyerekana tuzasa nawe kuko tuzamureba ukwawe. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ajya kujya mu ijuru, yaravuze ngo mbasigiye umwuka wera. Yego. Ari we mufasha. Azabana namwe. Yego. Kandi azabigisha. Aravuga ngo ab'isi bo ntibamurora kuko batamuzi. Aba muri kuko batamuzi, ariko mwebwe muramuzi kuko abahehe muri. Yego. Irindi jambo, impamvu mvuze aya magambo ngiye kwihangana mvuga yandabiri hanyuma mpite nsobanura. Irindi jambo ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, abaye icyaremwe gishya. Ababaye icyaremwe gishya. Ibya kera byose biba bishize. Nawe impamvu utakirota uri mwirimbi nuko ibya kera byageze byashizeho. Byarashize. Ndi mu buzima bushya. Nese ibaze nk'umuntu ari kurota ari gusambana n'umuntu, rimwe n'umwe ugasanga ari gusambana n'uwatazi, ariko yakizwa akikanga neza. Umwuka warashize. Kandi uzarebe iyo umuntu ari gusambana n'umuntu, biba bisobanuye iki? Aba ari kwakira umwuka wo kuzabyara amadebire. Uri kumva? Kuzabyara ibirara. Ejo niho havamo yuko umugabo atakinyurwa n'umugore we kuko asambana n'iki n'ibindi bintu by'ijoro. Yego. Niho havamo kuba umugore atakinyurwa n'umugabo we kubera yuko afite arasambana n'abana, n'imyuka mibi. Rero kuko iyo ni imyuka ibi gusambana, ni imyuka ibiri kugusambana. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo uri muri Kristo Yesu, ubaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, biranibagirana burya. Yohana nanone yandika mu nzandiko ze, igice cya 2 umurongo wa 12 umurongo wa 13, aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana uko turasa. Nako umurongo wa 12 aravuga ngo icyakora bamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, kuba abana b'Imana. Haleluya. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri cyangwa ubw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Imana ishimwe. Aba rero iyo bagiye kurota, niho hahandi pastor ntujye urota uri mu giterane uri kubwiriza cyane ndoba amafi ibintu nk'ibyo, uri kumva inzozi ze zihita zihinduka. Niyo urota witwariye moto, utwaye imodoka, nguruka ngenda nambaye neza mu ndege, ibintu nk'ibyo ngibyo. N'inzozi zawe kuko wabaye icyaremwe gishya, n'inzozi zihita zihinduka nshyashya. Imana zitransform. Usenga urota uri gusengera abadayimoni wiruka umwuka. Yes. Nibyo ngibyo uririmba, nibyo ngibyo hari abantu uri gufasha. Nibyo inzozi zawe zihita zigira gute? Zihinduka. Hanyuma ikintu abantu basabwa ni ikihe? Icya mbere abantu basabwa kugira ngo batandukane na karande ni ukumanza ukamenya karande ufite iyo ariyo, ukamenya icyo usengera. Niba ubona ko iwanyu harimo karande yo gusenya ingo, ubundi kuki wihutira gusaba umugabo? Waranashatse bantu usenga Imana yo senga Imana. Niba waranashatse, niba bapfusha, hita usenga Imana. Yirukana iyo dayimoni. Menya inkomoko. Making sure ko aho hantu hakomeye. Menya inkomoko. Umva ukuntu Pawulo yavuze. Yaravuze ngo ndarwana ariko sindi nkuhusha.
ndaterana ibipfunsi ariko simpusha, ndirukanka ariko sindi nk'utazi iyonjya. Rero biba bigusaba ngo niba umaje kumenya karande ufite, menya uwo mu Rwanda, menya aho urasa, menya aho utera ibipfusi. Uri kumva urajya gusaba akazi nturamenya karande ufite ngo umanze umenye niba ari inyatsi niba ari iki, n'ubundi nibwo bwabura akajyamo ariko nturi bukaramemo, n'ubundi urakajyamo uhembwe ariko nturi buyatunge, kubera iki? ufite karande. Rero icya mbere abantu bagomba kumenya ni ukumenya karande bafite, bakamenya isengesho bagomba gusenga iryo ari ryo. Icya kabiri ni ukwirinda ibyagukurira muri karande. Muri make, niba ufite karande yo gukora ibyaha, hita urwana no kubivamo burundu, fata umwanzuro kugira ngo Imana kurinde. Dawidi amaje kumenya yuko ibyo yakoze yasambanye n'umugore wa Uriya, n'umugore w'abandi, yabwiye Imana ati, Mana we, nubona ngiye kureba hirya uzankebure, ntuzatume ndebayo, nubona impanze y'amaso zakubita umusenzi, zakuremo rimwe, kubite mu kebura agaruke. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu wavuzweho n'Imana, niyo atubiye mu byaha, Imana ihita imushakira inkoni kamuhonda. Rero nagira ngo mbereke, icya mbere ni ukumenya isengesho usenga. Yego. Icya kabiri ni ukwizera Yesu. Icya gatatu ni ukwiga kuva mu gisekuru urimo uvuwanyu. Muri make, senga isengesho ubwira Imana uti, Mana, ubuzima bwanjye, amaraso yanjye nyatandukanije ne kwa runaka wa runaka, ndashaka kugira amaraso ya Kristo Yesu abe muri njyewe. Ahangaha Satani yaje kureba mu maraso y'aho ukomoka, asanga utarimo kuko Yesu yakujabuyemo. Imana yajya kureba mu maraso ya Kristo, igahita igusangamo, igahita ivuga ati, mwana wanjye, nzakugirira neza, nzakurengera, nzagukomeza, nzaguha umugisha, uzaba umugisha. Nicyo kimenyetso kigaragaza yuko watandukanye na karande. Pastor, washaka sinasoza? Sozera ahangaha. Imana iguha umugisha kandi tugushimire, twifuze ko umuntu wese amaze gusobanukirwa. Hanyuma dusigaje ibintu 4 bigaragaza ko umuntu afite karande cyangwa se yamaze kuyivamo. Wowe twandikiye muri komanteri, nabyo tuzabikwandikire, tuzabiguhe kandi bizakugeraho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana rero iguha umugisha ngoboka, kandi marayika w'Imana aguha umugisha. Ese ngo wa mugani umuntu yaguhamagara hehe? Hari ushobora kuvugana nanjye. Ndahari, ndaboneka. Ni 078 7 32 42 19. Iyo uri mu gihugu cy'u Rwanda nuko bigenza. Iyo uri hanze y'u Rwanda ubanza akamenyetso ko guteranya 250 78 73 yego 24 yego 21 9. Imana iguha umugisha. Reka tugushimire wowe wadukurikiranye, tukubwire ngo kora subscribe, ukore like na share, kandi Imana iguha umugisha. Wibuke kwandika muri komanteri kugira ngo tubwire n'ibindi byose tuzashiraho. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom.